ibitotsi by'umuntu buri umuntu yamaze gusinzira hajyaho wumva ngo bamwinjiriye baramuterura bamukura kuri matora barayijana kandi mu gitondo bakagusanga uryamye hanze inzu yawe bayitoboye. Ibaze za mbaraga bakoresheje bari kugukura mu nzu ku gitanda. Bura nubwo benshi bajya bavuga uti bakoresheje amarozi, ara ntabwo ari amarozi, ahubwo ubugingo bwawe buba bwagiye gutemberera kure. Umuntu yarose nijoro aguruka agendera hejuru mu bicu nta mababa afite ariko ari kuguruka, hari igisobanuro gisobanuye ziriya nzozi zo kuguruka. Bura wowe uri kuguruka biba bisobanuye ko Imana ibiri gufata ubugingo bwawe, ibiri gufata ubugingo bwawe wowe bwite, wowe witwa wowe, iri kukwimura, iri kugukura mu gace kawe, iri kukujana mu kandi. Bura no kuvuga uti nimba ari nyabibazo, ufite ibibazo byinshi, uhora ugira amadega, uhora ufite ibibazo byinshi n'ibitekerezo, guturuka ako kanya n'uwo munsi warose izo nzozi. Buriya buri muntu wese n'uwa wigeze kuzirota yakwifatiraho nk'urugero. Guhera uwo munsi warose izo nzozi ubona yuko buri kimwe cyose cyahindutse. Tena nyine nk'uko bisanzwe twicarane conversation kuva kuri YouTube channel yacu kuri The Victory Entertainment nk'uko bisanzwe. None uyu munsi reka babwira uti tugiye kwimenya tena tumenye ngo pese aho tugana nihe, ibyo dukora ni ibiki cyangwa se turi mu biki. Ikintu cya mbere cyaka kugira ngo twigeho ku uyu munsi ikintu cyerekeranye n'inzozi. Bura bijya bintu byo tujya turota, waje kuryama nijoro ukarota ngo warose inzozi. Yego koko ku isi buri muntu wese uriho ku isi ko kararota, buri muntu wese uriho ku isi ararota, ariko ziriya nzozi turota burakura ntabwo ari ukurota, kuko umuntu koko hari ibanga rikomeye cyane ubwonko bw'umuntu bubitse, ariko ku buryo kibutabasha ngo bube no kukwibira ku banga habe na gatoya. Ibyo byo ntibishoboka. Hari icyo abantu tujya twibeshya, waje kuryama ukabyuka uvuga uti narose, ubwira n'abantu uti narose, ariko ibyo uba warose reka mbe no kukubwira uti ziriya nzozi tunyuramo, biriya bintu unyuramo ubona warose, ukarota wica abantu cyangwa se ukarota bakwirukaho cyangwa se ukarota ibyo ari byo byose uba uri gukora. Reka nkubwire uti hari isano rikomeye cyane, n'ibanga rikomeye cyane umuntu burya atabasha kumenya ku byerekeranye n'inzozi. Bura ziriya nzozi hari aho zihuriye nawe wowe bwite wowe nyiri kuzirota, kuko ubugingo bw'umuntu bubona isaha cyangwa se akanya ko kugira ngo nabwo bumanze bwitekerezaho. Iyo umuntu amaze kuryama ibitotsi bikamwiba, buri akajya kanya ibitotsi biba bigufashe, niko kanya nabwo baba uri guprofita ngo bukuvemo bukora ibyabwo. Ibitotsi by'umuntu buri umuntu yamaze gusinzira hajyaho wumva ngo bamwinjiriye baramuterura bamukura kuri matora barayijana kandi mu gitondo bakagusanga uryamye hanze inzu yawe bayitoboye. Ibaze za mbaraga bakoresheje bari kugukura mu nzu ku gitanda. Bura nubwo benshi bajya bavuga uti bakoresheje amarozi, ara ntabwo ari amarozi, ahubwo ubugingo bwawe buba bwagiye gutemberera kure. Ese ibyo bintu bihuriye kuki? Ibyo bintu bihuriye hehe nawe wowe ubwawe, kuko wowe ubibona utanabizi? Twabifata nk'urugero nka gutya, hari igihe nyine mu nzozi umuntu arota arwana cyangwa se akarota bamuziritse bari no kumukandagira cyangwa se bari kumugandamiza, ugakanguka ukumva igikanu kiri kukurya, ukumva imbaraga ntazo cyangwa se ukumva nta ntego ufite. Ibyo bintu wowe ukagenda ukabyima agaciro ukavuga uti ziriya ni inzozi koko narose, narotaga. Ntumenye yuko ari ibanga rikomeye cyane, hari icyo wakoze cyangwa se ko hari icyakubayeho. Buri inzozi zacu zifite ahantu zitujyana. Naguhereza nk'urugero, buretse mbahereza ingero nkeya. Buri hano swate twavuga uti iyo umuntu arose ari kuguruka, ukarota uri hejuru mu kirere uri kuguruka, uri kuva mu gace kamwe uri kujya mu kandi, buri izo nzozi hari ikintu zisobanuye. Mureke mbasobanuriyeho gatoya, bura tunikomereza
ndavugaho bikeya ku byerekeranye n'inzozi zo kuguruka. Umuntu yarose nijoro aguruka agendera hejuru mu bicu nta mababa afite ariko ari kuguruka, hari igisobanuro gisobanuye ziriya nzozi zo kuguruka. Buriya iyo uri kuguruka biba bisobanuye ko Imana ibiri gufata ubugingo bwawe, ibiri gufata ubugingo bwawe wowe bwite, wowe witwa wowe, iri kukwimura, iri kugukura mu gace kawe, iri kukujana mu kandi. Buriya no kuvuga uti nimba uri nyabibazo, ufite ibibazo byinshi, uhora ugira amadega, uhora ufite ibibazo byinshi n'ibitekerezo, guturuka ako kanya n'uwo munsi warose izo nzozi. Buriya buri muntu wese n'uwa wigeze kuzirota yakwifatiraho nk'urugero. Guhera uwo munsi warose izo nzozi ubona yuko buri kimwe cyose cyahindutse. Ugafata tena kwaka gace kuri bamwe bajya barota basimbuka, ukarota usimbuka icyobo kirekire. Ndabizi ko muri twese cyangwa se mubo mbwira hariho bamwe bamaze kuzirota cyangwa se ari umwe n'abarayi bazirose uyu munsi. Kurota uri gusimbuka icyobo kirekire bisobanuye iki? Cyangwa se kurota usimbuka ku musozi muremure bisobanuye iki? Buriya ari ikintu kimwe abantu tutajya twitaho, ugasanga turi kubitera utwatsi tuvuga uti birabyo ni inzozi, ugasanga ntitubyitayeho, ugasanga rimwe na rimwe nimba twanabirose tukavuga aha biriya ntibitureba. Ariko cyane cyane biriya ubuzima ubayemo, ubuzima unyuramo, ibyo ukora ukabona ntibigendeka, wakora kwaka kakagucika, wabona amafaranga ukabona ntayo uramanye, hari aho bihuriye n'umuvumo uba wahuye nawe iryo joro. Buri kintu warose hari aho kiba gifitanye isano cyane cyane n'ubuzima unyuramo cyangwa se n'ubuzima ugiye gutangira mw'iryo joro, mw'icyo gitondo cy'uwo munsi buraca. Iyo urose usimbuka icyobo kirekire bisobanuye iki? Cyane cyane umuntu ukunda kurota asimbuka umuntu ukunda kurota asimbuka icyobo, abafite imbogamizi zikomeye cyane zinahambaye ku mutwe we, nubwo zaba zitari zanamubaho, izo mbogamizi cyangwa se atari yanabyibonera, ariko ari ikintu kibi kiba kigiye kuba ku buzima bwe, nubwo kitaba ku buzima bwe kikaba ku muntu wakunda tena ku muryango we. Icyo ni cyo kintu gisobanuye kurota inzozi uri gusimbuka icyobo. Iyo rose usimbuka icyobo cyangwa se umusozi muremure, ni ukuvuga uti hari ikintu cy'ubugiye kugwamo, hari ikintu cy'ubugiye kugwamo, nubwo wowe utakigwamo akaba umwe wo mu muryango wawe, mama wawe cyangwa se papa wawe cyangwa se umwe muri bene nyoko, urahura nacyo. Ariko ugasanga mu buzima ubayemo uhuye n'imbogamizi, uragiye urenganyije Imana, ugasanga uravuze iti Imana buno buzima mbayemo ni wowe ubintera, ariko hakaba hariho kimwe wirengagiza mu byo wanyuzemo ukanabitera utwatsi, Buriya mw'abantu inzozi zacu hari aho zihuriye natwe twebwe bwite. Iyo ufashe nk'urugero ukavuga uti, buriya cyane cyane nk'abasore, reka mbabwire uti abasore bajya mu rugero cyangwa se n'abagabo bafite ingo. Iyo uri umugabo ukarota uhura n'umugore, iyo uri umugabo ufite urugo cyangwa se uri umusore ukarota uhura n'umugore, cyangwa se ukarota uryamana n'umukobwa mu gitanda, muryamye mu gitanda mwambaye ubusa muryamana, izo nzozi zifite igisobanuro gikaze cyane, kandi izo nzozi zifite imbaraga n'ibindi bintu utakeka yuko ibyo bintu byanashoboka. Kuko iyo urose uryamana n'umuntu, yego muba mwaryamanye biri simple, cyangwa se mwaryamanye mukarangizanya akagenda nawe ukagenda, ariko mu buzima bwawe ukiri muzima, ukiri hano ku isi, ntabwo wamenya ubusobanuro bw'izo nzozi warose uryamana n'umuntu ukiri muzima uri hano ku isi. Ibyo ntibishoboka.
ahubwo bisobanuye ko iyo uri umugabo waryamanye n'umukobwa mwako kanya ntago ari nka byandi byo kubyamana n'umukobwa ukamureka ngo aceho, ahubwo ako kanya izo nzozi warose uba wamuteye inda. kandi iyo ndi uwo mukobwa aragenda iyo ageze akayibyara n'umwana akabaho nta kibazo cyajya agira kugira ngo wa mwana napfe, ariko uwo mwana nta bushobozi na bumwe wowe ufite kugira ngo umubone ukiri hano ku isi y'abazima. ibyo ngibyo ntibishoboka. inzozi zimwe na zimwe turota zishingiye ku hazaza hacu n'ahashize n'ahatugize twebwe. ujya mwana ujya mukobwa aba yagiye akabyara amubyarire pfiriya, yamara kumubyara umwana akanakura azi kuri se, kandi akanakura azi ko umunsi umwe uzamanuka kandi akakwiboneraho, kandi uwo mwana akura nazi se neza nk'uwamureze. ariko mureke mbabwize ukuri, iyo umuntu amaze kuva mu buzima akavuga utarapfuye, akava mu buzima, twebwe turi ku isi turavuga uti uriya muntu koko birarangiye ntituzongera kumubona ukundi. aho ngaho niho aba abonye ubushobozi bwo kuvuga uti zijya nzozi zose guturuka ku itangiriro bye akiri muto, ibyo anyuragamo byose mu nzozi ibyo yarotaga atangiraga kubyiboneraho reality, cyangwa se akabyiboneraho visuel. iyo mu buzima bwe bwose yagize nimba yarapfuye afite arangije nk'imyaka 30, izo myaka 30 akaba yararose aryamana n'abakobwa akabirota nk'inshuro 30, asanga afite umuryango uhinganye n'abana 30. icyo nicyo kintu cya mbere nzi ku bantu barara barota bakora ibintu biriya bintu byo kuryamana. iyo waryamye nijoro mu gicuku ukarota baguha inyama uzirya, cyangwa se ukarota iwowe mwabazi inkoko muri kurya nyine munezerewe mumeze neza, izo nzozi zifite ikintu zisobanuye ku buzima bwawe, zifite ikintu gisobanuye, zinasobanuye ku mibereho yawe, zifite n'ikintu zisobanuye ku buzima bwawe bwite. iyo urose uri kurya inyama ukarota wicaranye n'umuryango wawe, cyangwa se wenyine wifashe ukajya mu karesitora ugasaba inyama bakaziguhereza ukarya. kurota urya inyama biratandukanye, hariho kurota uzirya bakaziguhereza ukazireba, bakaguha inyama ukazireba mu isahani ukazireba gusa warangiza ukazanga. iyo urose ugiye kurya inyama ntuzifate ngo uzikoze mu kanwa, cyangwa se ntuwifate ngo uyihekenye, ubutsinze ikizamini, ubutsinze ikibazo kingana n'urutare rukomeye cyane, ubutsinze nk'ibitego 200 ni nko ku mupira mu kabumbu cyangwa se kuri tere, uburuta n'umujura rutsinze ibitego 200 ku masegonda 2. iyo urose baguha inyama kugira uyirye ukayanga, cyangwa se ugahita ukanguka ako kanya ukabakangukira mu banga rikomeye cyane utari wanayirya, ubutsinze igitego gikomeye cyane. ariko iyo ubashije kuyirya ugakora muri ya sahani baguhaye ngo urye inyama, ugakora muri ya sahani baguhaye ngo urye inyama ukayihekenya ukayirya rangiza ukanayimira. bamwe na bamwe turabizi, hari ababirota mu gitondo cyangwa se hacamo n'iminsi 2 ugasanga bibagizeho ingaruka, kuko kurota urya inyama ni ikimenyetso kibite na kibi cyane. iyo urasa urya inyama koko uba wanaziriye, ariko ntabwo ari wowe, ubugingo bwawe bwite nibwo buba bwaziriye. iyo urota urya inyama uba wimanikiye ikuzimu, bakwakiye bakakwakiza inyama, ariko uba ufite igihembo gikomeye cyane cy'uzatanga